Mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko udahuje amasaha mwaramutse neza ndetse nkotanyi ibisanzwe uyu munsi ngarutse mbazana ikizami cyakozwe aho tugiye kurebera hamwe ibibazo byari byatanzwe nk'ibisanzwe. Rero buri wese nafata agapapuro ke n'ikaramu aho ngiye kuzajya mbasomera ibibazo nawe ukandika agapapuro kawe igisubizo cy'ukuri kugira ngo nyuma uze kureba amanota bari kugira muri ikizamini twakoze. Kubifuza ko twafasha ni 0780 0211 466 cyangwa se mukaduhamagara kuri 0726 88 55 ni kari mu muryango w'abatsinda. Nawe wifuza code za permis provisoire twandikire kuri WhatsApp turagufasha kugira ngo nawe ugere ku ntsinzi mu gihe gito. Mbere yuko dutangira rero utarakanda kuri subscribe, kanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo dukosoye ikizamini bijye bitabikorohera kukibona utiriwe ujya gushakisha. Twikomereza hano n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano? Ese hano ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare? Aha umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho. B. Atarenze umurongo wera ucagaguye. C. Arenze umurongo wera ucagaguye. D. Na kurenga iyi mirongo yombi. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Aha umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho, cyangwa ni B. Atarenze umurongo wera ucagaguye, cyangwa ni C. Arenze umurongo wera ucagaguye, cyangwa ni D. Nta kurenga iyi mirongo yombi. Ese urabona igisubizo ari iki? Ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare? Hano umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare arenze umurongo wera ucagaguye. Igihe arenze umurongo wera ucagaguye, igisubizo ni C. Igisubizo hano ni C. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobus iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Ese ni iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora igihe ubonye autobus irimo kuva aho zagenewe guhagarara? A. Gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C. Gerageza unyureho kugira ngo itagutinza cyangwa se atagutiza umuyobozi wayo. D. Menyesha umuyobozi wa autobus aguhe inzira. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni ugukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza, cyangwa ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Ese ni C. Gerageza unyureho kugira ngo atagutinza, cyangwa ni D. Menyesha umuyobozi wa autobus aguhe inzira. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Uba ugomba kugabanya umuvuduko maze ukareka iyo autobus igakomeza nawe ukabona gutambuka. Twikomereze n'ikibazo cya gatatu. Mbona no kwibutsa gukanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo dukosoye ikizamini bijye bitabikorohera kukibona utiriwe ujya gushakisha. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki ugomba gukora igihe uhuye n'amatungo mu muhanda? A. Kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C. Kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D. Kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ugomba kuvuza ihoni kugira ngo zihunge, cyangwa ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ese ni C. Ni ukwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose, cyangwa ni D. Ni ukuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Twandike agapapuro. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Ese ni A, B, C, cyangwa ni D? Twandike hano igisubizo ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Nkuko nabasobanuriye hano, wowe muyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Twikomereze
n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kiravuga ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora hano ushaka gukatira iburyo? Ese wakora iki? A. Vuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. B. Kata ikoni mbere y'umunyegare. C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. D. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata mbere ye. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese hano ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? A. Vuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukata iburyo. B. Kata ikoni mbere y'umunyegare. C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. D. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata mbere ye. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. Igisubizo ni C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye nawe ubone gutambuka. Ugomba kugira ubushishozi ndetse no kwitonda, ukareka uyu munyegare agakomeza nawe ukabona gutambuka. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Mbonera kwibutsa ko igihe wifuza kwiga mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza watwandikira kuri WhatsApp tukagufashiriza aho uherereye, ndetse nawe wifuza kwiga bisanzwe watwandikira kuri WhatsApp tukagufashiriza aho uherereye. Icyemezo cy'isuzumwa ry'ibinyabiziga kimara igihe kingana iki? Ese icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana gite? A. Amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. B. Amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C. Imyaka 2. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. N'amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, cyangwa ni B. N'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Ese ni C. Ni imyaka 2, cyangwa ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo hano ari iki? Twandike hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri, aho A itubwira yuko n'amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, naho B ikatubwira yuko ari amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Hano uba ugomba guhitamo igisubizo kimwe gisobanura byose. Ubwo uba ugomba guhitamo inyuguti ya D, kubera yuko iri ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Igihe uhisemo A yonyine uba wakishe, kuko ntabwo uba wavuze igisubizo cyuzuye. Twikomereze n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kiravuga ngo kuvuza ihoni bibujijwe hehe? Ese kuvuza ihoni bibujijwe hehe? A. Ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B. Hafi y'ibitaro. C. Hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, cyangwa ni B. Ni hafi y'ibitaro. Ese ni C. Ni hafi y'ubuyobozi bwa polisi, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni B. Ni hafi y'ibitaro. Igisubizo ni B. Hafi y'ibitaro. Twikomereze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kiravuga ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara. Ese igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje agasaba ko ibinyabiziga bihagarara. A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, cyangwa ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. Ese ni C. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo hano ari iki? Ese ni A, B, C, cyangwa ni D. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Twikomereze
n'ikibazo cya munani. Ikibazo cya munani kiravuga ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ese wakora iki? Ese mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, wakora iki? A. Gukomeza ibumoso. B. Kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni ugukomeza ibumoso cyangwa ni B. Kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. Ese ni C. Ni ukuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni C. Ni ukuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Uba ugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Impamvu ni uko iyo uretse uyacanye ugihuma amaso bikaba ngombwa yuko cyangwa se bikaba byateza icyago mu muhanda. Uba ugomba kuyazimya kugira ngo bubashe kumureba neza nawe abashe kureba umuhanda anyuramo. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo kunyuranaho bibujijwe igihe. Ese kunyuranaho bibujijwe ryari? A. Igihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye. B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. C. Ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni igihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye cyangwa ni B. Ni umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Ese ni C. Ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo hano ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni B. Ni umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. Igisubizo ni B. Ni umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Mbona kwibutsa gukanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo dukosoye ikizamini bijye bitabikorera kukibona utiriwe ujya gushakisha. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. D. Aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere muri birometero 30. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ahatangirwa serivisi ni mu birometero 30 cyangwa ni B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha cyangwa ni C. Ni umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha cyangwa D. Aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Twandike agapapuro. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Twikomereze n'ikibazo cya 11. 11 kiravuga ngo uretse mu mujyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni. Ese uretse ku mijyi cyangwa se mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A. Toni 20. B. Toni 16. C. Toni 12. D. Nta gisubizo toni 10. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni toni 20 cyangwa ni B. Ni toni 16. Ese ni C. Ni toni 12 cyangwa ni D. Ni toni 10. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D.
twandike hano igisubizo ni C, ni toni 12. Igisubizo ni C, ni toni 12. Twikomereze n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kiravuga ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona. Ese mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona. A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimenyesha ko agomba guhagarara, cyangwa ni B. Vuza ihoni ukomeze. Ese ni C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze, cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimenyesha ko agomba guhagarara. Igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimenyesha ko agomba guhagarara. Munara gukomeza kwihanganisha abantu bakoze ikizamini muri iyi minsi, amanota yanyu ntabwo ari kuza muri systeme kubera ko havutsemo ikibazo muri systeme. So mukomeze gutegereza igihe bazabibamenyesha, nibwo muzajya mujya ku irembo mukareba amanota yanyu mukayabona, cyangwa se mwakifuza kudekarara provisoire zanyu mukaba mwabasha kuzibona, kubera ko hajemo ikibazo muri systeme. Ubu nta muntu ufite ububasha bwo kuba yabikora. Mukomeze kwihangana mutegereze, igihe byakunze tuzabamenyesha. Ikibazo cya 13 kiravuga ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kigutera amatara y'urumuri rumyatsa wakora iki? Ese ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kigutera amatara y'urumuri rumyatsa wakora iki? A. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumeho. B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumeho. B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Twikomereze n'ikibazo cya 14. 14 kiravuga ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko. Ese mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko A. Nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C. Ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma, cyangwa ni B. Ni umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C. Ni ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. Ni umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Igisubizo ni B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Twikomereze 15. 15 iravuga ngo ntibyemewe gukoresha telefone. Ese ni ryari bitemewe gukoresha telefone? A. Mu biro bya leta. B. Mu biro bya polisi. C. Igihe utwaye ikinyabiziga. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese ni ryari bitemewe gukoresha telefone? Ni mu biro bya polisi bya leta. B. Ni mu biro bya polisi.
D. C. Igihe utwaye ikinyabiziga. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni C. Ni igihe utwaye ikinyabiziga. Igisubizo ni C. Igihe utwaye ikinyabiziga. Twikomereze na 16 iravuga ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho twakora iki? Ese tugomba gukora iki? Ese mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho tugomba gukora iki? A. Tugomba kugabanya umuvuduko. B. Tugomba kongera umuvuduko. C. Tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Tugomba kugabanya umuvuduko, cyangwa ni B. Tugomba kongera umuvuduko. Ese ni C. Tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni A. Tugomba kugabanya umuvuduko. Igisubizo ni A. Tugomba kugabanya umuvuduko. Twikomereze ni ikibazo cya 17 kiravuga ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Ese ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kwerekana igihe wakoze impanuka yo mu muhanda? A. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. B. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C. Uruhushya rw'agateganyo. D. Imikorere y'ikinyabiziga. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. B. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C. Uruhushya rw'agateganyo. D. Imikorere y'ikinyabiziga. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike hano igisubizo ni B. Ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Igisubizo ni B. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Twikomereze n'ikibazo cya 18 kiravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika cyangwa se bituritse byafata inkongi? Umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika cyangwa se bituritse byafata inkongi? A. B. C cyangwa ni D? Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni iki cyapa cya A cyangwa ni iki cyapa cya B? Ese ni icyapa cya C cyangwa ni iki cyapa cya D? Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo hano ari iki? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike hano igisubizo ni B. Hari igisubizo ni B. Twikomereze n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kiravuga ngo ikinyabiziga gishya gikenera cyangwa se gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Ese ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A. Nyuma y'imyaka 1. B. Nyuma y'imyaka 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Nyuma y'umwaka 1 cyangwa ni B. Nyuma y'imyaka 2. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. Nyuma y'imyaka 2. Igisubizo ni B. Nyuma y'imyaka 2. Twikomereze n'ikibazo cya 20 ari nacyo kibazo cya nyuma. Mbonera kwibutsa ko igihe ugiye ku kizamini uba ugomba kugenda witwaje indangamuntu yawe wanikuyemo ubwoba.
ntabwo bakwemerera kwinjira mu kizami udafite indangamuntu yawe. Igisimbura indangamuntu nticyemewe, ugomba kujya ku kizamini ufite indangamuntu yawe. Twikomereze ni ikibazo cya 20. Ikibazo cya 20 kiravuga ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. Ese gutwara uzungazunga mu muhanda ni byiza, ni bibi? A. Ni bibi ku binyabiziga cyangwa se ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. B. Ni bibi igihe cyose. C. Ni bibi ku binyabiziga cyangwa se ku kinyabiziga cy'imitende ine. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri, cyangwa ni B. Ni bibi ku igihe cyose. C. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike igapapuro. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. Ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga ni bibi igihe cyose. Ndagushimiye cyane wowe warebye iyi video, wakoze cyane wakanze kuri like, subscribe ndetse na share ku nshuti zawe, nawe wakanze akanyenyeri mu rwego rwo kudushimira ndetse no kudutera inkunga. Mwarakoze cyane, Imana ibasubirize aho mwavanye. Wifuza ko twagufasha watwandikira kuri WhatsApp ni 078 0211 466 cyangwa se ukaduhamagara kuri 072688 5540. Mwadusanga kuri TikTok ni Teacher Nkotanyi, Instagram ni Teacher Nkotanyi. Ni karibu mu muryango w'abatsinda rero, ndabakunda cyane, muhorane Imana, naho butaha mu kizamini gikurikiyeho.